joyous people, ni Mwiza hano twonge turagaruka nkuko mubireba ndi kumwe n'umukobwa wacu Orbright and Yvonne, and then turi kubifuriza ibihe byiza, ibihe bimeze neza. Let me put this aside, okay? Aho muri hose bifuriza ibihe gukomeza neza. Ibihe byiza all the way. Ubwo mshaka kubabwira iki? nuko bitameze neza ejo bizaba bimeze neza. Wihebe nawe. Ngende gusuhuza nyine nako dusanzwe dusuhuza umuryango wa Kalisa, ndabizi weho ntavuze uri kubireba. Kandi ejo bundi ndabizi ejo bundi naho zongera kubirebana na wa wundi mbanda gusuhuje nyine. Amen. Oya arabize wa wundi n'umwe wizi na bamwe babireba bose turabashuhuje. Nabose turabasuje. Rero no munsi ko tureba gutya twaje cyo kugira ngo tuvuga ati umve twarabibwiye ariko ku muntu kugira ngo amenye undi nukubera uba mubaza ngo what's your favorite music, what's her favorite music kuko bivuga kugenda her favorite song, yeah, like ninda bakunda muba artist ninda bakunda agakunda Meddy inde ninda bakunda ntabyo nzi. Ni hano ni ibintu biba bihagaze. Naramuhinduye nkunda. Ndamukubwira nonga muri make ntago tukiri inshuti. Oya avuga nk'inshuti yanjye ntuheruka kumbaza mbese ibintu ngo mve bari byahindutse singo. So ngatubaze nyine twararwanye turashwana ubwo ni izindi story turagarutse. Anyways, topic zino munsi ni indirimbo. And then nkuko mubizi mufite abahanzi. Hano turi abahanzi mwagiye mubona abahanzi bagiye batubera n'abashitsi aka shout out to Micson and Rusine. And then ku bantu bakurikiranye, ku bantu baba following, ku bantu babakunda nkuko tubakunda, babonye yuko ejo bundi basohoye indirimbo. Basohoye indirimbo imeze ute? Njye narababwiye ngira ndirimbo it's my second favorite song yo bigeze bakora. Why? Kubera iya mbere ni No, okay. Are you telling us your favorite musician in indirimbo yabo? Kubera kandi kumvise. Yeah, rero kugira ngo mfate kano kanya. Bare a little plug. Kuri bara abasore bacu babigize neza. Okay. Ndimo kohereza abantu bari kutureba bafite amatsiko. Ndi kubahereza muri description below. Kubera ndibuza gushiramo link. Link ndayoherezayo. Ni link. No. Link ndayoherezayo. Weho gedere ya ndirimbo. Link ni Ikinyarwanda. Link ni Icyongereza. Ni Kinya English ku bantu batari babizi. Komeza ubu babivugiwe. Nyine hari nabasigiye agasurprise, hari agasurprise. Muri make mfite mission yo kuza trying at least gukora ibintu bimwe muri kuri list yanjye at least once in my lifetime, and one of them was scratched off the list. Wow. So when we talk about amatsiko y'ibyabaye link in the description below. Anyway, tubastindiye uno munsi topic yo dufite no kugira no kubaza zino nshuti zanjye kubera ntabwo turaba inshuti after this video kubera ntabwo nzi favorite music yiwe, ntabwo nzi favorite song yiwe, ntabwo nzi favorite song yiwe. So ndi kugira ngo twese dusharinge and then tuvuge ngo why. So nidushaka gutange Orbright. Yego sibwo byamura munangira Orbright tubwire. Anyway, ngewe umuntu nakundaga kuva hose nkura yari Meddy. Ariko ubu ari we wari unazi ariko byarahindutse. My new favorite musician is Rusine. No. Romantic stuff. And his song that like yankoze ku mutima indirimbo yitwa Shyaka.
iri kind of iri personal but ntabwo ari indirimbo ya mbere yari akoze kubera ko hari n'indi ndirimbo nyine yanditse yitwa Forever and Ever kumva that was like my favorite and then Shyaka bakoze indirimbo ya Shyaka ihita iba my favorite so muri make nyine indirimbo ya Shyaka iri very personal irimo ibintu byinshi nyine byo twanyuzemo as a musician abishyira nyine mu ndirimbo and inkora ku mutima buri gihe iyo nyumvishije noneho iri gutangira hazamo umutima w'umwana wa nyine wa Shyaka ari gukubita umutima wa Shyaka akiri mu nda akiri mu nda kubera ko akiri mu nda wumva umutima we gusa uri gukubita kumva niho twarawurikodinze bawushyira mu ndirimbo noneho avutse ararira turangije nabyo tubishyira mu ndirimbo ndikumva narira mano we it's a beautiful song. It's very beautiful song. Thank you kuri Rusine for making the song. It's wonderful and nshaka ko na Shyaka nakora nawe wenda ntaramuka avuga ikinyarwanda nawe akayumva ahope ko uzamukora ku mutima nkuko nanjye yankoze ku mutima nka mama we namwe muvuga why mwese mwumva no kubera yanjye ni mama munyana oya don't be shame kwibaza ukuntu ndi basobanurira icyo nakuko ndi mama munyana and then nibyo maze kuvuga ntabwo ati yewe oya nyine buri muntu wese nkuko yabivuze nk'inshuti uri kutubwira ibyo ukunda impamvu bikunda so as your friend we accept you tubwire biza nyuma okay mama munyana ntabwo nayigusobanura nibwo uri buyumve batubwire ngewe indirimbo nkunda indirimbo ya ambasaderi yitwa ko iby'unyuramo duhereza akarefure indirimbe duhereza akarefure nyine tubwira gatoya nyine ukuntu turi gukunda twahunda mumfashe turirimba nyine I confident ko nyizi baririmba nimba nyizi ngenzeho gatoya ariko njye mba nahumirije cyane kumva Yvonne iby'unyuramo biruhije inshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka jya uyizera iby'unyuramo biruhije inshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka jya uyizera ngo tubwire impamvu ikunda iyi ndirimbo rero ngewe nyumvise nkora ku mutima cyane nkumva warira niyo nyumvise ngenda rira ntabwo nzi impamvu ndira amagambo yayo ajya nyubaka cyane nyine niho handi hari igice bajya baririmba nyine bari kuvuga ngo hari igihe uhura n'ibibazo ugasanga inshuti zawe zikuvuyeho zose like imiryango abo musengana nyine bose bakakuvaho ariko Imana ntabwo ikikuva so that's why indirimbo nyikunda
kubera ko igimora ku mutima cyane. You know, isinyibutsa igihe hari igihe twagiye muri Dallas gusengayo, hari n'umupasiteri uri kwigisha, uri kwibuka, ari kubwira abantu ngo ntabwo ari ba muganga, ngo abantu bose bigize ba muganga bajya basuzuma abandi, ngo ariko bo ntibirebe ntibisuzume. Nk'iyo ndirimbo wenda ishobora kuba uri kuvuga ati abantu bakakuvaho bose ntagire n'umuntu n'umwe kuvugisha, kandi nabo hariho icyo barakoze kitaruta ibyo bakora, ahubwo ibyabo ntibiba biragaragara. Byari byagaragara nkunganiye, ariho nyine yavuze ngo twese impamvu tugenda mu rusengero turi abarwayi, utari umurwayi ntabwo yagenda mu rusengero, twese tuba dushaka muganga. So nari impamvu yo guheza umuntu ngo areke kugenda mu rusengero. Shara koze kwera hari akarimbo keza. Shana akaririmbo keza pe. None akawe tuvuye muri voice ya none tugiye kumva iya Mwiza. That was not good transition either. Nese nta yindi ugira ukunda na niyo gusa Nyine nari tuvuye kuvuga kuri ntuza. nyine hari ukuntu wa translate go translating nyine wahindura ukuntu category. Ubundi muntu wankoze ku mutima nk'utyo King James King James romantic yagari ari guthreatening umukobwa ngo ntunginishe ndaza buhoro iriya ndirimbo ni nziza mani. Ahubwo nawe turirimbire. Yes, turirimbire Yvonne kuma. Nzaza buhoro ariko regardless niyo wavuga kuri mama munyana nawe uraturirimbira nta birenze. Munyihanganire next time tuzagenga kuri subject. Oya mutwihanganire next time ntabwo no subject tuzongera kuyigarukaho unless twatumiye umugeste wundi mushyashya. So Mwiza agiye kuturirimbira. Uzemera nkunda ibyo ukunda inshuti zawe zibisange umunsi ku wundi. Yamora ngutegura usohoke ujye gusenga kubura kwanjye ubyibazeho sinzakoresha itama nzakoresha amarenga nzaharanira yuko nkunda sinigeze nawe kuzamfata nzarara ijoro genda amanywa nzahinga kugeza igihe unkundiye nzaza niyemeje n'amafiyeri nzaza kwa kundi nitabaje amatabaro yanjye ntibizantera isoni nzavuga make ariko njye nzabaza icyo ngamije harya ngo ntugi. Let me tell you something. Ino ndirimbo yarahitinze mwana. Iriya ndirimbo impamvu I feel like that's the proper way yo kugira. Yo gutereta. Yeah, cool. I love you much talker. Yeah. And then ujye mu bintu by'ibitabo n'ibiki byose ukavuga ati weho akazabona aho nshikira. And most people numva ngo love stories zabo zikuntu bagiye hafi y'abahungu bose bagiye bigenza utyo. Kubera twebwe abakobwa dukunda umuntu uri proactive and then hari indi words for it. Persistence. Yes, umuntu uri continuingly ari gukora ibyo ari kuvuga kumva ntisubireho. So umukobwa ushobora kuza nyine ukavuga ati ntabwo anesha umutwe bana yanjye we anesha umutwe, but trust me hano umutima kakarimo abagukunda. Iyo mbese tuvuge wihaye nk'amezi nk'angahe nk'atatu ane kugira ube stockish wandi kuvugira mu ndirimbo yawe vuga dusobanurira no nyine ngiye gituma intoza igituma indirimbo ingeraho nyehereza n'umwanya no kubera bifite storyline, kubera nkunda gukoresha imagination ryanjye nkamenya ati
oh, so what did you mean by this? So nkabona the little movie playing in my mind. So when ngewe iyo namvaga iriya ndirimbo nkajya mubona ari gucreepinga like weeks in advance ari kugira ari guperereza niko yaba ari guperereza ari gushakisha rutine yawe ari gushakisha aho ujya aho wirirwana nabo intozi by'ukunda akubaza inshuti zawe ukajya kubona igihe cyo kugira ukabona araje ukajya umubona muri ntuze muri karitsiye bisanzwe nakagera aha akajya kuvugisha bisanzwe ukagera ukamwakira kuno muntu mbona afite urugwiro ariko ntazana ibintu byo gusamarira ngo ari kugira ngo gushaka kuntereta ni abakobwa beza babizi sibyo nyine ubundi abakobwa beza bagira n'abantu benshi babatesha imiti and then most of the time iyo umuntu uri stranger especially umuhungu ari kuza kuvugisha n'ibiki byose buri utekereza oh my god this is another one bashaka kugira and then ukwiringa kugira ngo bavuge ibyo bavuga uvuga ati oh shaka kubera ntabwo ndi muri mental state ariko thank you so much umva atari ibintu byanjye muri aka kanya ariko waje ufite strategy urabaze ntabwo uzaguhereza nuza opportunity yo kumbenga nk'ako kanya so let's go njye nzabaza nakumenya nzabaza nakubaza ibibazo ndindire unsubize nindangiza ibyo bisubizo byawe bifate mu mutwe nzabikoresha ikindi gihe I'm telling you iriya ndirimbo yari nziza cyane romantic that was the best song King James I mean nagiye kuvuga ngo I don't know why he's not married nuko ntari romantic ubundi umuntu yagiye gusaba wabibonye he somewhere online namubonye ngo yagiye gusaba iwabo bajya bamubeshyera like umuntu romantic kuriya utinka azi no gutereta but sometimes people are not into it. No, like, but the thing is, it's like the writing, the message sending umukobwa umuntu wandika kuriya message agusending ntabwo urayireba ukagira abantu baba bateye bitandukanye that is an expression, an artistic expression. Anyways, nuko rero ndi kugira ni ikintu nkundira indirimbo even n'indirimbo zisanzwe zomba numva buri ntoza nazo imagination ziba ziri kugenda hano hejuru ziriya nizo zangiza and then kuri ntoza kuri mama munyana kubera niyo nari kuvuga bwa mbere it was a bit just a bit mama munyana is too much drama I feel like bakayikoramo movie bro I swear navuga ati there's a reason why that song was successful because it was messy. It was a messy song and then ndi umuntu wakundaga karahanyuze no kumva radio mu gitondo kare mbere ya Rwanda nziza so za saa 11 ziba zabaga ari nziza cyane mbere yuko anoza amakuru ya mu gitondo naba zabaga ari nziza anyways thank you guys thank you for watching Ome ntacyo Imana ikomeze barinde murakoze kuwatchinga make sure to what subscribe like and share. Okay, Thank good. you.